Isomo ryo mu gitabo cy'iyimuka Misiri. Abayisiraheli uko bagendaga baca ingando mu rugendo rwabo bagana mu gihugu basezeranyijwe, Musa yendaga ihema maze akarishinga hirya y'ingando ahitaruye, rikitwa ihema ry'ibonaniro. Nuko washakaga wese kugisha inama Uhoraho akajya mu ihema ry'ibonaniro ryari hanze y'ingando. Iyo Musa yasohokaga ngo ajye ku ihema, imbaga yose yarahagurukaga, buri muntu agahagarara ku muryango w'ihema rye, nuko bagakurikiza Musa amaso kugeza igihe yinjiriye mu ihema. Musa yamara kwinjira mu ihema, ya nkingi y'agacu ikamanuka maze igahagarara ku muryango w'ihema, Uhoraho akaganira na Musa. Imbaga yose yabaga ireba inkingi y'agacu gahagaze ku muryango w'ihema, maze imbaga yose igahaguruka, buri muntu agapfukama ku muryango w'ihema rye. Uhoraho rero akavugana na Musa bahanganye amaso, mbese nk'uko umuntu avugana n'undi. Hanyuma Musa agasubira mu ngando, ariko umufasha we, umusore witwa Yozuwe mwene Nuni, ntave mu ihema. Umunsi umwe Musa abwira Uhoraho ati, ngaho rero nyereka ikuzo ryawe. Uhoraho ati, ndanyuze ububengerane bwanjye bwose imbere yawe, maze ntangaza izina ryanjye Uhoraho. Ngirira ibambe uwo nishakiye, nkagirira impuhwe uwo nishakiye. Yungamo ati, ntabwo washobora kubona uruhanga rwanjye, kuko nta muntu wabasha kumbona ngo agumye abeho. Uhoraho arongera ati, ngwino nkwereke aho uba uhagaze iruhande rwanjye, ndaguhagarika hejuru y'urutare. Igihe rero ikuzo ryanjye riza guhita, ndagushyira mu bwihugiko bw'urutare, maze ngutwikirize ikiganza cyanjye kugeza ubwo ntambutse. Hanyuma nkuvaneho ikiganza, maze umbone mu mugongo gusa, naho uruhanga rwanjye ntawashobora kurureba. Nuko Musa abaza ibimanyu bibiri by'amabuye nk'ibya mbere. Arazinduka azamuka umusozi wa Sinayi nk'uko Uhoraho yari yabimutegetse, maze ajyana mu ntoki ibimanyu bibiri by'amabuye. Nuko Uhoraho amanuka mu gacu ahahurira nawe, maze atangaza izina rye Uhoraho. Uhoraho rero anyura imbere ya Musa, maze avuga aranguruye ati, ndi Uhoraho, Uhoraho Imana igira impuhwe n'ineza, itinda kurakara, yuje ubuntu n'ubudahemuka, Imana igaragariza ubuntu bwayo ibisekuru ibihumbi n'ibihumbi, ikihanganira igicumuro, ubwigomeke n'icyaha, ariko ntireke guhanira igicumuro cy'ababyeyi mu bana n'abuzukuru babo, kugeza mu gisekuru cya gatanu, igisekuru cya gatatu n'icya kane. Ako kanya Musa akubita amavi ku butaka arapfukama. Nuko aravuga ati, Nyagasani, niba koko mfite ubutoni mu maso yawe, ngaho databuja niyemere kugendana natwe. Yego turi umuryango ufite ijosi rishingaraye, ariko rero tubabarire ibicumuro byacu n'ibyaha byacu, maze utugire ubukonde bwawe. Musa agumana aho ngaho n'Uhoraho iminsi 40 n'amajoro 40, nta kurya umugati, nta no kunywa amazi. Nuko yandika ku bimanyu by'amabuye amagambo y'isezerano, ariyo ya magambo 10. Iryo ni ijambo ry'Imana.